iki kintu gishobora kuba ari Imana ikinteje, Imana inteje abantu. Ibyo byose rero nanjye byanteraga kwibaza nacumuye iki, urukundo rw'Imana ntago ikinyibuka, yarantaye yarandetse. Noneho aho tugeze ku kigero bwa bwenge butari buze gutanga ibisubizo, ni naho Imana igaragarira ikerekana gukomera kwayo. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Time for Inspiration. Ndi kumwe n'umutumirwa hano, muraho nyakubahwa. Muraho neza? N'amakuru y'umuvandimwe. Ni meza turashima. Yesu. Mbona basuhuzanya bagize gutya ku bwaza mpamvu zimwe na zimwe. Yego. Tubahaye ikaze muri studio za Icyerekezo TV. Muri amahoro? Yego turashima Imana. Yego. Natwe twishimiye kugera mu Icyerekezo TV. Yes. Ni karibu rero muri studio za Icyerekezo TV. By'umwihariko ni mu kiganiro cyitwa Time for Inspiration. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza ariko gisaba ngo tuganire nyine. Yego. Yes, gisaba ngo tuganire twibohore, niyo mpamvu waravuze ngo Imana yatugiriye neza. Ibyo nibyo kuko buriya bimwe mu bintu Imana yagiye yikorera, uburyo bwose bwo kuvuga Imana igenda ifite ukuntu yigenda ibigenza bikagenda neza, kandi ni nabyo twabwiraga n'abakunzi bacu kubishyigikira, sibo gusa kuko ibintu iyo biri mu mugambi w'Imana byanze bikunze birabane. Nayo mpamvu nanjye nahuye nawe. Yes. Yego. Hanyuma uyu munsi ntago turi butinde ikiganiro cyacu nkuko bisanzwe twinjiramo dutangira. Hari ingingo hano maze iminsi nganira kuri courses zigiye zitandukanye, wenda abantu bakunze kugenda bakurikirana iki kiganiro barabizi, abakozi b'Imana bakunda kuvuga ibintu byinshi bitandukanye. Buriya muzakunda gusanga wenda nk'aba perezida b'ibihugu hari gihe bavuga kumva yavuze nk'akantu k'ubukene, tubona ko bagakuyemo bakabati rwose akakana ku bantu kuri YouTube, kuri status, kuri WhatsApp, bagenda bagasharinga ati ijambo umukuru w'igihugu mu by'ukuri yavuze nka test ndende, ariko hakaba harimo key point buri muntu wese yagiye mwubaka. No mu bakozi b'Imana bijya bibaho, hari igihe umwigisha aza nko mu rusengero akigisha, ariko kumva nko mu isaha yose yamaze ari kwigisha hari ijambo avuze ukumva harimo izindi mbaraga, ukumva hari ubundi buryo rikubaka. Niyo mpamvu tugenda natwe tuganira mu ubwo buryo nk'abakristo, twese uyu muntu yavuze iri jambo ribwirijwe n'umwuka w'Imana, ese yarebye ku ruhande rumwe undi ntiyarurebaho, ese yarebye hafi, ese yarashatse kuvuga iki? Uyu mugabo yitwa David. Yaravuze ngo God has no evil plan for his children, so anything contrary to good in your life is not from God. Byonyine wumvije iri jambo ukarisoma ha, tutarabwira abakunzi bacu uri we naye ngo bibwire ngo ni muntu ki, ubundi wahita wumva iki? David numva icyo nahita numva ku byo yavuze, ndabanza numva iki kimwe yerekanaga urukundo Imana ikunze abantu bayo, binatuma binayitera kubagambiriraho ibyiza. Gusa tukaza kureba koko nkuko turimo tuganira, tukaza kureba niba uko yabivugaga ariko biri, ariko kuri. Yego. Yes, birumvikana. Mwabyumvise by'umwihariko tutarinjira kukumenya ngo uyu muntu turi kumwe ni muntu ki. Ikintu cyambere ahise avuga ni nacyo njya mbwira abantu rimwe na rimwe iyo dusomye hari gihe duhita tugira natwe ubusobanuro twiha bw'ibanze. Wicyo ahise abona cyihuse nuko avuga ngo uyu mugabo yaba yarashatse gusobanura ko Imana igira umugambi mwiza ku bantu bayo. Ni karibu mu kiganiro rero, hanyuma tugiye kwinjiramo tuganire turebe ese koko by'umwihariko David yaba yarashatse kuvuga iki, ese ni irihe somo twakuramo twebwe ubwacu nk'abakristo ndetse n'abantu muri rusange ryatwubaka uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Ni karibu, turaje tugaruke mu kanya turi kumwe n'umutumirwa noneho twisanzuye twibwirana tuganira birambuye. Imana ibaho. Yes, ni karibu ngaho noneho wajya wakibwira noneho abakunzi ba Icyerekezo TV muri makeya. Murakoze cyane. Amazina ni mu Rwanda Shyaka Emmanuel. Yego. Haba mu buzima busanzwe ndo umuvuzi. Haba gakondo, amashuri aya ntago ari umuvuzi gakondo. Yego. Ahubwo ndo umuvuzi mu bijyanye n'ubuvuzi bugezweho, bamwe twita abaganga. Yego. Ariko kandi
bijya binagorana cyane igihe tuvuga abaganga hagahita humvikana abadogiteri ariko n'abandi bafasha baba dogiteri mu ndimi zacu biratugora kugira ngo tubone ikindi kinyarwanda tubivugamo. Abanarize rero amashuri nyagarukiriza kiciri cya kabiri cya kaminuza aho nize ibijyanye n'ubumenyamuntu ndetse tubaho tureba imitekerereze, ibyiyumvo ndetse n'imyitwarire. Ariko ibyo byose tukabireba tugamije guhereza bagenzi bacu ubuzima bwiza. Rero nyuma y'ibyo ngibyo hari ikibibanziriza ni uko ndi umukristo. Ari nayo mpamvu turi kumwe hano kugira ngo dukomeze kurebera hamwe bishobora kubaka abakristo. Kugeza uyu munsi Emmanuel turi kumwe n'umugabo, ni umusore. Urakoze cyane Emmanuel mu Rwandashyaka aracyari umusore. Yes, birumvikana noneho byibuze abantu badukurikiye cyangwa se abakunzi ba Icyerekezo TV baba babashije kumenya noneho umuntu turi kumwe. Ngira ngo ukimara kumva yuko uwo muntu yize ibintu byo kumenya umuntu, imitekerereze, ngira ngo biraza kutworohera. Noneho yongeyeho yuko ari n'umukristo, ngira ngo ibyo bintu bibiri ubundi iyo bihuje ubuzima bushobora kuba bumeze neza cyane muri iyi minsi. None iyo ugiye kwiga ku muntu cyangwa se kukumenya ku muntu nk'uko babivugaga, cyangwa se iyo departement mubamo y'ubuvuzi, uri n'umukozi w'Imana, hari ibintu bibiri mba numva bisa nkaho bidahura. Kera njye nkiri muto iyo umuntu yarwaraga bamujyanaga mu cyumba cy'amasengesho, uwo yabaga ari umunyamasengesho ari n'umukristo kandi. Ariko uyu munsi iyo umuntu arwaye, mbere yuko batekereza amasengesho batekereza Emmanuel mu Rwandashyaka, ni umudokiteri cyangwa se ni umuganga. Duhereye kuri izo ngingo ubundi bihuza gute gusengera umurwayi no kumujyana kwa muganga? Urakoze cyane ku kibazo cyiza. Nuko aho tubihuriza, Imana yatanze ubwenge mu byo igenera abantu bayo, harimo n'ubwenge. Ariko kandi n'icyo wavugaga cyo gusenga nacyo kiri muri bimwe abakristo dukwiriye kuba dufite. Tubihuza dute rero? Bwa bwenge Imana yaduhaye dukwiriye kubukoresha. Noneho aho tugeze ku kigero bwa bwenge butari buze gutanga ibisubizo, ni naho Imana igaragarira ikerekana gukomera kwayo. Uko ni ukuri kw'ijambo rero, ntago tujya kure y'ukuri kw'ijambo, ahubwo turi mu ijambo neza. Aho imbaraga z'umwana w'umuntu zarangiriye, aho izi Imana zitangira. Bishatse kuvuga ngo hagomba kubanza kubaho kugerageza, hanyuma byamara kwanga tukajya kureba aho imbaraga z'Imana ziri. Yego, ntidushobora kubona Imana mu bintu natwe ubwacu dushobora biraho. Akenshi ntago imbaraga zayo zigaragara. Binyibukije indi course ariko tuzaganiraho n'abantu cyangwa se n'abakunzi bacu mu kiganiro kizaza. Ariko birumvikana nkawe Emmanuel umukristo ukaba n'umuganga, hari icyo ubashije kuvuga kandi cyumvikana. Mbere yuko tujya guhamagara Imana tubanze natwe tugerageze. Yego. Hanyuma nitugerageza bikanga tubone gushaka Imana. Yego. Birumvikana. Hanyuma twinjiye mu ngingo yacu, ntabwo tujye dukunda kuvuga byinshi cyane wihangane, ariko abakunzi bacu baba bagenda nabo babyumva, kuko abantu badukurikiye hafi ya bose nabo ni bamwe muri twebwe, ni abantu baba babasha gusobanukirwa neza. Hanyuma nicyo kimwe nk'iki ngiki, hari umuntu ushobora guhita wumva nk'ibyo bintu uvuze Emmanuel hano ku Icyerekezo TV, agahita yumva ko mbere yuko umuntu ajya gusenga ashobora kubanza akagerageza agakora byakanga akajya yabona. Iyo nayo igahita iba inspirational quotes. Niko n'uyu nguyu witwa David buriya byagenze, nawe yaricara abanga buriya rero nta kintu kibi kibaho giturutse mu biganza by'Uwiteka bigiye kubana ngo bize bibe ku bana b'Imana. Buri gihe iyo cyo kintu kibayeho kiba kitari ikivuye ku Mana, ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Twinjiye muri iyi ngingo uyumva gute? Nkuko nabigarutseho n'ubundi dutangira. Yego. David hari icyo yashakaga kwerekana. Ndabyumva. Nagarutse kuri kimwe mvuga ko yashakaga kwerekana urukundo rw'Imana, ariko ruganisha ku mugambi mwiza Imana ifite ku bantu bayo. Yego. Mu kubyumva rero nanjye bituma nongera
kwibaza no gutekereza, ariko nkongera nkabihuza n'ijambo ry'Imana n'imibereho y'abakristo, aribwo rero turi buze kureba nyirizina ese koko nibyo cyangwa si byo. Ntabwo aka kanya rero nahita mvuga ngo nibyo cyangwa si byo. Nkurikije ibyo uvuze kuri point mfite hano kuri liste, nanjye nabashije kugenda ndebaho icyo kintu uvuze gisa nk'aho ariyo ngingo ya mbere nari nabashije kubona kuri iyi point cyangwa se kuri iyi topic turimo turaganira. Ikintu cya mbere nabashije kubona hariho God's plan, umugambi w'Imana. Kandi nizera ntashidikanya ko mu bintu uvuze nawe bigaragaje ko ari umugambi w'Imana. Ariko hejuru yo kuba umugambi w'Imana yari point ya mbere, hari iyindi plan isa nk'aho izaho ku ruhande. Iyo bitabaye byiza nka kumwe Imana yabivuze biri guhita bigaragara ko ari ibibi. Ese ubundi umugambi w'ikibiho ni uwuhe? Yakoze cyane. Umugambi mubi nyirizina nk'uko turimo tubigarukaho, ni uko nk'uko wari ubivuze uturuka ku mubi. Umubi ni Satani. Wa mugambi mubi rero icyo uza gutandukaniraho na wa mugambi mwiza Imana ifite ku bantu bayo, ni uko uza gusenya wa mugambi mwiza. Wa mugambi mwiza Imana ifite ku bantu bayo. Ikintu gikomeye rero ni uko Satani atahawe ubutware n'ubushobozi ku bantu bari mu isi ndetse no ku bintu byose. Yaje ari mubi mu isi ariko tiyahabwa ububasha n'ubutware n'ubushobozi byose. Bivuga ko abantu bari bagifite uburyo bakwiriye kubaho n'uburyo bakwiriye gukomeza kubana n'Imana. Tubihuza rero na quote dufite, hari igihe rimwe na rimwe tubona hari ibidukomereye, yaba mu ruhande rw'abakristo, tugatangira kumva ko Imana yaturetse, yatugambiriyeho ibibi, yaduteje ibyago, itadukunda. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo dukwiriye gusobanukirwa ko atari ibitugirira nabi, ahubwo ari ibituzanira ibyiza. Ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Urwandiko Yakobo yanditse igice cya mbere umurongo wa 12 nibwo yanditse aravuga ngo mwishime ubwo ibibagerageza nimugubwa gitumo. Ajya no kugubwa no kugurwa, kugubwa gitumo n'ibitugerageza by'uburyo butari bumwe. Ibyo ngibyo ngo tubyishimire. Harimo ikintu cyishemo. Icya mbere nubwo byatugezeho ntago ari ibitwica, ntago ari ibiturangiza, ahubwo mu mugambi w'Imana hari icyo ishaka kugeraho. Ariko twebwe ntiduhita tuyibona ako kanya. Ariko uko bitinze ku iherezo ryabyo tubona ibyiza, tubonamo umugambi w'Imana mu yandi magambo. Imana ishimwe. Yes, hanyuma wenda ntabwo ikiganiro cyacu cyo gifite umwanya muremure, ariko se ndi kumwe na muganga Emmanuel by'umwihariko, ni umukristo, ni umuvugabutumwa, mwabibonye. Hari ikintu cyaba cyarigeze kukubaho ukabona ko ari kiba, ariko kumva muri wowe uravuga ati iki kintu gishobora kuba ari Imana ikinteje, Imana inteje abantu, Imana mbega icyo kintu kikakubaho mu buzima bwawe bwa Kristo, ariko kumva nta guhamanya nuko ari icyo kintu kivuye ku mubi cyaba kivuye ku Mana. Ego, hari ibyo nahuye nabyo. Yego. Hari ubuzima nakuriyemo, mbukuriramo ntabona ibikenewe byose. Yego. Ibyo kurya bikaboneka bigoranye. Yego. Imyambaro ikaboneka bigoranye. Amashuri kwiga bikagorana. Ku buryo hari aho nagiye nanatsinda ngomba kujya ahandi simbashe kujyayo. Yego. Ibyo byose rero nanjye byanteraga kwibaza, nacumuye iki? Urukundo rw'Imana ntago ikinyibuka, yarantaye, yarandetse. Ibyo byose nkabyegeranya, ariko
nyuma yaho hari icyo naje kubona. iyo ngingo niyo naringize ngo tuvuge nk'uko nabisobanuye kare hose tubafite nubwo duca mu bibi tugaca mu bintu bigoye rimwe na rimwe tukitotomba tukivovuta ariko haba ari umugambi w'Imana nyuma. Ese nyuma yo guca muri ubwo buzima bumeze butyo hari igihe wigeze ugeraho noneho ukavuga ati bya bintu byari ngombwa ko mbicamo, bya bintu kuba narabinyuzemo hari ikintu byambyariye? Ese wigeze mbese ubasha kubona umugambi w'Imana watumye ibyo bintu byose bikubaho? Yego, aho ngeze ubu ngubu mbona impamvu yabyo. Yego. Kuko zamfashije kumenya ko hari abantu babaho mu buzima bukomeye bugoye, kandi Imana igituma itubeshaho nuko dukwiriye gufasha abandi, dukwiriye kugirira abandi umumaro. Bityo rero ntabwo nshobora kugirira abandi umumaro ntazi, ariko narangije kumenya ko hari abantu babaho mu buzima bukomeye. Nanjye ubwanjye nshobora guhaguruka nkajya kubashaka nkabafasha bitewe nuko ubwo buzima nabunyuzemo. Byanyerekaga rero ko ari ishuri ryo kwiga izo nzakora neza mu gihe cyanjye, mu gihe ubushobozi buzaba bwabonetse, kandi buri kugenda bunaboneka. Yego. Nkurikije uko iki kiganiro ndumva twenda kugisoza, bisa nkaho byumvikana yuko uyu mugabo ibintu yavuze umuntu yagira kubishidikanyaho gutoya, kubera yuko ibi bintu ubwo bibaho ariko buri gihe ntabwo biba bivuye mu biganza bya Satani, hari n'ibyo Imana yemera ko ducamo